nakomeje kugenda mu buryo bumeze gutyo. Naje kugira imyaka 14, nashatse mfite imyaka 14. Siko numva uri ubuhamya gusa. Ubuhamya gusa. Ayiwe 14. Nibwo nashatse. Yego. Nari muto. Kuko numva nafashiranga muntu mbyaye kabiri. Hanyuma rero naje no gupfa kandi muto. Hanyuma ndamubura. Kandi mubura ndi muto. Numvaga mu buzima bubaho nta muntu waba adafite umugabo. Niko nibazaga. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite nka 23. Yego. Hanyuma nkajya ngira ikibazo ntasinzira nawuzi ibitotsi. Ariko igihe kimwe nijoro nk'isa 8 niba tura ntasiba meta mabwa n'imbaraga mwuka wera mba ninjiyemo numva mbatijwe mu mbaraga z'umwuka wera bidasanzwe. Ariko abana bakajya bambwira ngo ariko sema ngo iyo mana usenga ngingi izagitugaburira ngo muva ngo ni se w'imfubye ngo bizatugaburira nizabagaburira. Igihe kimwe mpura n'inzara rero. Inzara iraza. Ariko abana bakajya ngo ateriko tuzarya. Rimwe rero barambwira bati rero ntabwo turyama tutariye. Yabajengereje. Kandi Imana igaragarira koko. Ndavuga nte muraryama kandi muranarya. Abana bagera nka byageze nka saa 4 bakicaye banze kuryama. Bitavuga ndeka rero nihina gutya inyuma mu cyumba afata isuyume. Nyikubise mu isafuriya. Uri wa mudamu se? Uyu ni wamo. Ayi. Inkuru yawe yaramamaye ahantu hose wa mubyeyi we. Reka. Nuko ndayifashe nyishyize mu isafuriya. Ndangije nkubisemo amazi ndapfundikira. Ntago twaburaga amakarotse ko uyu munsi nshenga barimo kuzigurisha. Mbere abana bagenda kabaziyora ku madepo bakayora imifuka ikabiraho. Nkubiseho rero isafuriya n'isiyume. Burya itogota nk'igitoki kiri mu bunyobwa. Isafuriya togotira. Reka ngusuhuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Murabizi ko tubakunda niyo mpamvu tubazanira abatumirwa b'umugisha kugira ngo bakomeze baganire natwe dukomeze kuvuga kwera kw'Imana. Wacu yigeze kuvuga ngo ari igihe abamarayika mu ijuru ngo bajya barambura ibiganza bakavuga ngo Imana irera, ngo bakubura amaso bakongera gasanga irera. Natwe mu isi yari igihe tujya tubona Imana yera. Soje gukora ikiganiro cy'umwana Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza. Imana irera. Ubu n'uyu mubyeyi nawe afite amateka n'ubuhamya nawe agiye kutubwira ukuntu Imana yera. Kandi nawe udukurikiye ndabizi ko Imana yera hari ibintu Imana yakoranye nawe. Uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Ko witonze cyane. Niko witereye. Uraje mu kanya ucana umuriro? Birashoboka byose. Manzu dusengera ubundi tuvuge Yesu neza. Mana y'amahoro. Haleluya. Mana ikiranuka muri byose. Aya masaha duciye bugufi imbere yawe. Haleluya. Banzu tweze dutunganye kuko uri Imana. Nje muri umwanya mwiza wo kuvuga imbaraga zawe. Amen. Usabye imbaraga n'amavuta.
kandi ube kuri njye uyu mwanya mwiza utubere umwanya w'umugisha urakoze kuri kumwe natwe kandi ugiye kuba natwe mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye amina. Amen. Tugiye kuganira nande ni muntu ki? Nitwa Mukahabineza Dina. Yego Dina. Ndi umuntu wavukiye amezi 6. Ubundi mwenda bo nibabaho. Ariko ndiho. Nyine turi kuvuga imirimo y'Imana uko Imana. Cyo gihe nta kuvezi zariho 7-2. Ariko mpabwa amakuru ko narezwe mu murama w'amasaka igahini. Ubwo kiveze yawe yari umurama w'amasaka. W'amasaka. Ubu bahamya ndabushobora. Ubuki 6. Hanyuma banjyana aho bita igahini. Bandira mu murama w'amasaka. Ndakura rero. Uyu munsi ni Mukahabineza Dina. Wakuze. Hanyuma nakomeje kugenda mu buryo bumeze gutyo naje kugira imyaka 14. Nashatse mfite imyaka 14. Siko numva uri ubuhamya gusa. Ubuhamya gusa. Ayiwe 14. 14 nibwo nashatse. Yego. Nari muto. Kuko numva nafashiranga muntu mbyaye 2. Uvutse uri muto mu mezi yo kuvuka. Ndi muto. Ushatse uri na muto. Yego. Hanyuma muri uko gushaka naje kubyara. Kuko numva nafashe ibyangombwa by'irangamuntu mbyaye 2. Hanyuma rero naje no gupfa kandi muto. Nari ngiye kuvuga ni ubukuru ubu amategeko umugabo wawe agakwiye kuba yamukurikiranye ubwo no nta mureba. Ubwo no mutwara baragiye. Hanyuma ndamubura. Kandi mubura ndi muto. Numvaga mu buzima bubaho nta muntu waba adafite umugabo. Niko nibazaga. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite nka 23. Yego. Hanyuma nkajya ngira ikibazo ntasinzira nabuze ibitotsi. Ariko igihe kimwe nijoro nk'isa 8 ndavuga ntariko Mana ko njya numva bavuga ngo uri Imana igishobora byose. Nzabaho gute ko mfaka yenda umwana. Yego. Byari nka saa 8 twari mu nzu irimo irange ry'uburu. Ngiye kubona mbona umucyo mbona haratse neza. Ngiye kubona mbona ku gikuta bibaye nka televiziyo. Mbona Damascene wanjye arahise atambutse. Nuko numva ijwi rambasa ngo ese ni umugabo wawe. Naho nakangukiye. Ndavuga si bindamenya ari ibiki ko mubonye nkaba ntabisobanukiwe. Ndongera nsa nk'ujyanywe n'agatotsi. Ijwi rimpamagara mu izina ryanjye. Rirambwira ngo nkurikira. Ariko numva ni mu ijwi ry'umumama narinzi. Wari Nyarutarama. Hanyuma mbyuka numva nkurikiye Gatarina. Yitwa Gatarina. Uwo mumama. Numva yari umuntu ukunda nibature cyane. Mpita mbyuka nirukanka urusengero rw'abaga hariya kuri Meridie. Ndirukanka byari igihe gikomeye. Hari mu gihe intambara ari ishize iminsi mike ariko zambwa zaryaga intumbi zari zikiriho. Zari zihari. Icyagiye cya genocide. Hanyuma ndirukanka ngera ahantu hari igishanga cya hagati ya Nyarutarama naho bita Sahara. Mita nkubitana n'imbwa zigera muri 5. Imbwa zitazimagurukira gutya. Mama nabonye Imana. Kandi kuyereka utari wanayimenya. Hanyuma hari ukuntu abantu bajyaga baganira bakavuga ukuntu iyi imbwa ije igusanze nawe ukambakamba. Mpita mbyibuka. Yesu mpita nanjye nshyira hasi zivuza induru ziriruka zambuka muri Sahara. Ncaho ndiruka.
ndiruka ngeze ku rusengero umuzamu aravuga ati se ati kuje nijoro niwe nije kureba Gatarina ati ntawe atari kureka mukingure wigire mu rusengero harakiriho umwuka wera yumva nshaka Imana pandu baba barangibirwa batasakureza batubeshya besha ndinjira ngezemo sanga hateguye imikeka mpita mfukama mbwira Imana nimba unyumva mpagakiza katari pirate ntabwo nibwo nibwo ngashaka ndashaka gakiza katari pirate nuko nasenze ariko ndimo kurira amarira menshi hanyuma ngaho Yesu rero yampereye agakiza naho wafatiwe naho nafatiwe ubwo wa muririmbyi uvuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga wa gatanu uwo munsi wa Gatarina kandi ibyo bavuze ngo umuntu akizwe neza kandi asenge neza uyu Gatarina wampamagaye muri iryo jwi uyu munsi ni umusazi ukorera Imana neza ukagirirwa neza n'Imana wayikora nabi bikakubera bibi ngo bitera umwako hanyuma rero nabaye aho nyine numva ndaryoshye mpita ninjira muri nibature nyisenga imisiri nasenze imyaka 7 nibature ntasiba mpita mpabwa n'imbaraga mwuka wera mba ninjiyemo numva mbatijwe mu mbaraga z'umwuka wera zidasanzwe ariko abana bakajya bambwira ngo ariko sema ngo ubu iyo Mana usenga ngingi izagitugaburira ngo muvango ni se w'imfubyi ngo bizatugaburira nizabagaburira igihe kimwe mpura n'inzara rero inzara iraza ariko abana bakajya bambwira ati ariko tuzarya ni rimwe rero barambwira bati rero ntabwo turyama tutariye yabajengereje kandi Imana igaragarira koko ndavuga nti muraryama kandi muranarya abana bagera byageze nka saa 4 bakicaye banze kuryama bitavuga ndeka rero nihina gutya inyuma mu cyumba afata isuyume nyikubise mu isafuriya uri wa mudamu se uyu ni wama ayi inkuru yawe yaramamaye ahantu hose wa mubyeyi we reka nuko ndayifashe nyishyize mu isafuriya ndangije nkubisemo amazi ndapfundikira ntago twaburaga amakara uretse ko uyu munsi nshenga barimo kuzigurisha mbere abana bagenda kabaziyora ku madepo bakayora imifuka ikabiraho nkubiseho rero isafuriya n'isiyume burya itogota nk'igitoki kiri mu bunyobwa isafuriya togotira bigaze ko nk'akeza iratogota ngiye kubona mbono uwambere arasinziriye ariko n'abana iyo bazi ko bari buryo basinzira batariye abenshi mpita mutero njya kuryamisha ariko ndi wa abibamba umukobwa yanga gusinzira hamaze akanya nawe biramuganjije atangiye nawe ndatura ndagenda ryamishije nura yasuyumenye tereka hasi manika amaboko mbwira Imana ndagushimiye ko unyemereye ko mbeshya abana ko ntetse nubaha ibitotsi byiza ngaruke nsanga bibagiye ibyo kurya nuko navuze ndaryamishije ngo nagenaga saa 8 cyangwa saa 9 hahita mbyuka nkajya muri nibature habagaho urukundo abantu ari abakirisitu bajyaga gushaka kureba abana b'umupfakazi uko bimeze bari bazi ko nkunda kwisengera umumama umwe witwa Helena baraje ngabaza abana ati mama wanyariye bati yagiye gusenga ubwo bahitaga bafata gahunda yo kuba bamenyera abana ibyo kurya abana rero barakuze abana barakuze uwa mbere na mbere ari uyu munsi wanguriye umuceri w'umutanzaniya ubu ni umupolisi barakura bakavamo n'abayobozi barakazi hanyuma uyu mwana yakoraga ku mupaka wa Tanzania
ubwo Imana rero igiye gusimbuza isumo mu muceri w'umutanzaniya. Nimero ya mbere umwe wahumuraga ubona ukibaho sinkiwubona. Hanyuma ngiye kubona umwana araje yikoreye ego ni moto, umuceri mwiza n'akabido k'amavuta. Adolphe mbona araje kandi nawe mufiteho amateka. Imana ivuze ngo abana bazaba umugisha. Yigeze kuba muri kome iminsi 5 muri CHK, mbwira Imana ni Mana numvanye nyogokuru ngarurira umwana aragaruka w'amaporoso yarasengaga amaporoso mbere bara Imana ya nyogokuru mbabarira Adolphe ntapfe none ariko abantu bari hano bari kuduseka ntago bazi ukuntu Dawidi yabwiye Salomo. Ntabwo yatumba Salomo mwana wanjye kikorye umenya Imana yaso umenya Imana yaso neri wanjye hariya ari jya ahura n'ibibazo akavuga ati Imana ya papa titanga amafaranga ndabizi iduha amafaranga yo kurya Imana yaso umenya Imana yaso. Nuko Adolphe niwe wa mbere wamuhesheje kurya umuceri w'umutanzaniya. Imana ihera ubwo kandi uyu munsi iracyambwira ko ntazasonza. Yarangaburiye, yaranyambitse, Imana yangiriye neza. Ni ukuri n'uyu munsi ndacyashima Imana. Ndabwira abantu bose n'abapfakazi ni Imana igabura. Ndabwira abakobwa bari kwihutira mu byo gushaka ari batoya. Ushaka uri muto ukagumya ukaruha utahuye na Yesu ngo akugire neza ngo akuruhure. Ndashima Imana rero ikomeje kungira neza. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi nihimbazwe. Tubashimiye cyane ko natwe mwaduhaye umwanya. Imana ibaha umugisha mbaraga z'ijuru. Oya nago wancika uragenda gute kandi tugomba kuganira. Wari ukuntu urezimye ubuzima bwawe neza numva ndafashijwe ariko hari ibibazo numva niyo ndi hano ngemba magarariye abantu badukurikiye. Yego. Umvuye hano nakubajije baza batiroba kuki tamumbarije iki kintu. Donc wavuze uti maze imyaka irenga 28. Ubwo ni 30 upfakaye. 30 irashize upfakaye. Ubone senka ndayujuje. Nyine senkano yayujuje. Muri Yesu. Senkano ndayujuje. Funje senkano. Ndi ikibazo nshaka kwibaza nkanabariza n'abantu badukurikiye. Donc imbaraga zo kujera gupfaka ruri mutoya ukageza muri iyi myaka 50 wakoresheje iriye banga watsindishije iki ku buryo tiyandushije ibyiza Adolphe na mushikiwe akaba ari bugumana nabo byagenze bite duhiye tumenereye ibanga. Nyuma yaho nagiye muri adolescence ndi umupfakazi. Nigeze narwana n'icyaha kirari imyaka 7. Ariko nkinjira mu Mana nkumva cyaka kwinjira mu Mana. Maze 7 usenga njyamu baturi. Haza none indi 7. Indi 7 yo kurwana n'icyaha kirari. Hanyuma birambabaza. Abantu badukurikiye kurikije kuri senkani urabona ko waragadamu keza. Nari mwiza. Nubu uri mwiza. Hanyuma ikintu kitwirari rirakwataka numva birandenze. Saa 8 naba ndyamye bikamfata nsinziriye. Ayiwe. Ariko nkahita mbyuka hafata Bibiliya n'indirimbo. Havuge ni umunsi nko kujya gushaka umugabo hanze reka njye kureba Imana. Nkahita mfata Bibiliya yanjye nkirukanka mu buvumo. Ariko mfite ikibazo cy'iki kintu kitwirari. Ndagenda mbwira Imana ndashaka ko irirari namaje kumenya ko buri umuntu ugira irari nubaka bakirifite ariko hana n'umurimo nta juru. Ndavuga no Mana ntiwampaye undi mugabo. Baranandambagizaga bikanga bigapfira nemeye ijwi rikaziti so wawe rikimanukira muri nge ndinze sasa ntegereje. Hanyuma rero haleluya amen mu buvumo njyamo. Ariko ngezemo ngiye kubona mbona itoroshi hakurya iyo
ariko mbwira Imana ese ko namvaga nshaka kuba muvumo ngenyine uri yaturutse hehe, ariko ntabwo yari umuntu ahubwo yari ingwe. Ngiye kora mbona ije nsanga, mbona aje nsanga, ariko numva ntago akiri umuntu wonde nabonaga, nkumva ni ibintu byiza biturika burya ingwe igenda iturika amaguru yayo. Ngiye kora mbona iranyegereye, mbona niyo. Ndavuga ne kambayeho, ndavuga no Mana mu mutima umuntu hajya apfa hagasigara umuntu w'imbere. Ndavuga no Mana, nimba ije kundya, nimba nta juru mfite, nimba irari itari bukire nindye. Iricara arukuntu yicara nyitegereza, irangije irambura arukuntu yirambura, ndetse ko mbona irirambuye igeze nk'iriya irirambura rwose. Irangije iragaruka iranzenguruka nkajya mbara yanze inshuro 7 burya zirakora. 7 ariko iragukorera. Karindwi irakora. 7 n'umwuzuro w'Imana reka. Hanyuma iranzenguruka irangije yongera inyecera iruhande. Burya igira utuntu hano utwano. Igira itya isa nk'inkubita imisaya. Igira itya inkozaho turanababaza, irongera inkozaho, irongera ubwa gatatu. Isubira hari iricara. Iragunyira icara nyitegereza, ariko nkumva mvuga ni Imana wamfashije se ikama inzira nkisohokera. Ubwo numvaga byarangiye. Irahaguma ndongera amaramo umunsi waka. Abana n'abasize muri kumwe nayo. None ubwo wenguzi ngo ningwe. Imana yaratumye igikoze. Ntago ari umukozi. Buri Imana yihishura uko ishaka. Ni Kristo ubwo mwarahuye. Twarakubitanye. Ese ntabyo waruzi. Mane guhimigisha na none. Nebukadinezari yavuze ati twajugunya abantu bangahe mu muriro. Uwo mwari mwahuye rero yihishura uko ashaka. Hari abantu ajya yihishurira ari nyakubawa basuye. Hari abantu ajya yihishura. Buri abantu batanga ubamya ngo babonye ingwe mu ntuza. Agabari ingwe nyawe. Iba yaje. Ari ingwe yanjya. Hanyuma rero ubwo abana bambuze umunsi wa 2 nkumazemo, bakajya babwira abana. Warasengaga icyo gihe? Muri kumwe warasenze? Mu mutima avuga. Buri kinya utanahumeka. Hanyuma rero abana bakabwira abandi bati mama twaramuze, bati nyoko. Bati nyoko wasariye mu by'Imana. Tubari mu buvumo. Bati mureke. Hanyuma ku munsi rero wa 2 bigeze nka 10 irinanura, ariko irirambuye numva neza. Twari ahantu ameze nk'icyoba bigita mu ndani. Numva nk'igize gutya ese igiye kubirangiziriza hano. Hanyuma irangije icaho irongera inca, ariko ihindukira gutya iranyitegereza. Iragenda. Mbwira Imana ndagushimiye, nimba irari ridakize nizagende mpfe. Ndavuga ni kandi ikimenyetso nkwatse ko nyijije irari. Nta mihango nyikeneye. Uwo musayisi irangiye. Nuko rero Yesu mbere yuko gukiza irari. Iryari wumvishe byanze burundu bati noneho ndapfuye burundu. Mbere yuko muhura na Yesu nyine muri uwo mwobo. Kuko niwe mwahuye. Mbere yaho niryari wavuze ati biranze burundu. Donc witwaye ute muri myaka 7 haraho ryakuzengerezaga. Ni ribi. Irari ryaranzengereje hahandi tweze guhabwa n'umuntu ubuhamya tubwira ati ngiye bati nari mfite uburyo, ati nari mfite akamashini ucomeka kuri prize kagakora gahunda. Ubwo rero mu bantu badafite ubwo buryo niho wumvanamo kwikoresha intoki. Iryo narwanye naryo cyane, ariko nkagira kwihana nkatura cyane. Ryari ryaranzengeje ku buryo nigeze narota nguye mu cyaha cy'ubusambanyi, kandi turi mu masengesho y'iminsi 3 muri Liga hari Kacyiru. Ndota ngo ndigiyemo mita ntubuka mvuze ndako ngo mbona umuntu aje kunyica avuga ngo tumwica atari yihana. Ndavuga ni cyaha ni kibi. Hanyuma rero Imana yangiriye neza. Warayibonye? Ni ribi irari.
cyica abantu, ariko ndashima Yesu wakuzuye wanzuye. amen. Yaranzuye. Ikindi kintu kidasanzwe nibyo umbwiye ntago bisanzwe, ndumva ari ibitangaza, niyo mpamvu abonye numvishe ndi gushesha urumeza. Yesu yakoze mu buzima bwawe kidasanzwe, yakozemo pe, yahoraga ambwira ngazashyiramo firigo, nkatekereza firigo nkayibura, ubwo yabimbwiye akaribyo riba ribi sero, yavuze ngo ndakugaburiye uraburara ariko nukuri nabonye Yesu yageze mu mubiri wanjye, njye mbwira abo ninjye nta nyama y'abagabo nyigira, ni ntayo ngira rwose, ntayo ngira. Rero ndumva nahuye na Yesu, nahuye na Yesu kandi yarakoze. wahuye na Yesu. Tina karame, turaganiriye kandi ndumva hari abantu b'abapfakazi usujemo ibyiringiro. no muri ADPR Kimironko hari amagara ya mama b'abapfakazi. Ubuhamya bwacu nirihe jambo ry'imvamutima wumva wabwira abantu batizera Imana n'abantu badukurikiye, kuko hari uburyo umuntu atanga message ikumvwa mu mpande zombi akishire inyone ebyiri cyarimwe. Nirihe jambo wumva riri ku mutima wawe wababwira tugasoza? Ijambo numva navuga ni ijambo rikunda kumfasha cyane, riri muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 15 kubera ko murongo wa mbere. Hari ijambo ndi kubwira abantu cyane ko uyu munsi tugomba kuba amashami yera imbuto kandi yera, kuko ishami ryose ritera muri iki gihe ije kurihwanyura. Ndumva rero abantu bakwiye kuba amashami yera imbuto, kuko iritera ryose rigiye gukurwaho. Yababwire ko niryo tata tateye, niryo data tateye, niko bimeze. Rero Imana iduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye mu gihe nk'iki ngiki tudahwanyurwa. Imana ihabwa icubahiro. Hari abantu benshi badukurikiye, hari n'ushobora kudukurikira akabati yo tuyu mubyeyi disi unakura nimero ze ngo azaza kuduhobamya ku rusengero n'ahandi, yakubona gute? 078 27 91 945. Izo nimero wabonaho uyu mubyeyi. Dushyira imbere y'Imana dusoza ikiganiro cyacu, kandi wakoze kubana natwe. Ibiganiro byacu byo birakomeje, naho butaha. Shalom. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubanye natwe, turagushimiye kubaye hagati muri twebwe. Aya masaha nuhimbazwe nuhabwa icyubahiro. Akanya nk'aka keza nyemera abantu bose bahugukire kukumenya kandi kumva imikorere yako. Twabonye kuri Imana iri mu kazi, ni umunsi uri mu cyari bo gukora, niyo mpamvu aya masaha tuneshejwe no gutanga ubuhamya. Bana n'abantu bose babwumvishije, kandi reze yaboneke ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye. Amina, amena, amena.